Ese nawe uri i Burayi? Dore amakosa abantu benshi bakora iyo bageze i Burayi no mu bihugu by'amahanga, ibihugu by'abazungu, ibi ngibi bikangiza ubuzima bwabo, ugasanga umuntu yavuye muri Afurika, yavuye mu bindi bihugu ari muzima nta kibazo afite, yagera iyo ngiyo agatangira kurwara indwara zidasobanutse, indwara zimwe atigeze abona no mu miryango yabo. Ibi ngibi rero ngiye kubivuga kugira nawe ubanze wisuzume, urebe amakosa ugenda ukora buri munsi, utangire uyakosore hakiri kare kugira wirinde izi ndwara, wenda nimba zitarakubaho uzirinde, ariko nimba zatangiye kukubaho hari ibimenyetso turaza kuvuga aha ngaha uri kwisangaho, utangire ubikemure, usubire ku murongo kugira ubuzima bwawe bugende neza. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye ko mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka ukanda kuri subscribe, ukande kuri like. Nimba hari n'ikibazo ufite ucyandike muri comment, turaza kugusubiza. Urabizi abantu benshi avuye muri Afurika, abenshi bava muri Afurika barabagamo mu buzima nyine budashamaje cyane. Okay? Ibi ngibi ntabwo ari ibanga, hari abajyayo nyine bameze neza nta kibazo bafite, ariko benshi nibo bava muri Afurika, benshi barabaga mu nkambi, benshi barabagaho nyine mu buzima bumeze uko bumeze. Benshi rero iyo bageze iyo ngiyo i Burayi usanga bahindura imibereho, akaba yicara igihe kinini muri salon, yicara igihe kinini mu modoka, yicara mbese amara umwanya munini yicara. Ibi ngibi bikiyongeraho ko ahora arya ibiryo birimo amasukari menshi. Ibi ngibi rero uba ugomba kubihindura, ukamenya ko umubiri wawe utaremewe kwicara igihe kirekire, amasaha arenze 2 mu ntebe ahantu hamwe. Ikikubesha cyane ni uko wicara igihe kirekire wicara ahantu hamwe, uri kureba televiziyo, uri kureba telefone, uri imbere ya computer, cyangwa ukicara igihe gito, isaha nyuma y'isaha ukaba wahindura ukajya mu modoka, ukajya mu kazi, cyangwa ukajya aho ujya, ariko ugasanga igihe kinini ukibaho wicaye ahantu hamwe, yaba mu modoka ni ahantu hamwe, yaba mu ntebe ni ahantu hamwe, wagera mu kazi ukaba wicaye ni ahantu hamwe. Ibi ngibi bikiyongeraho ko uba ufite ibyo kurya byinshi usanga birimo amasukari, n'ama chips, hamburger, imigati, amakeke, amasoda, kunywa amasoda, amakofi. Ibi ngibi byose usanga bihuriye ku kintu kimwe, biba birimo isukari nyinshi. Ibi ngibi rero bituma umubiri wawe uhindura, ukagira icyo bita insulin resistance, ari nabyo bikuganisha gutangira kubyibuha. Ugasanga umuntu yagiye i Burayi yifitiye agatayi nk'aka kanje, yagera iyo ngiyo agatangira kugira ibiro 80, 90, akajya abura ibitotsi n'ibindi byinshi usanga abantu barahuye nabyo nyine bakabirwara bucece. Ariko ugasanga hari irindi kosa turaza kuvuga aha ngaha, ari naryo rikomeye cyane rituma aba bantu bahura n'ibibazo. Rero nimba nawe warahuye n'ibibazo, tangira ukemure ibibazo. Wabikemura ute rero? Kubera ko nyine uba ugomba kwicara mu modoka, ntabwo wajya mu modoka uhagaze. Ubigenza ute? Byibuze nimba uzi ko wicaye isaha, jya unyeganyeza ibirenge byawe uku nguku, cyangwa uhaguruke ugende ukore akamuvu, cyangwa uzagure igare rya siporo mu rugo, uzajye urinyonga uri mu rugo, byibuze buri nimugoroba. Ibi ngibi cyane cyane bireba n'abantu bakuze. Usanga umuntu yaravuye muri Afurika akuze, akagera iyo ngiyo wenda arashaje, ugasanga yirirwa yicaye ahantu hamwe kugeza nimugoroba, akaryama, ejo nanone akirirwa yicaye ahantu hamwe. Ibi ngibi nanone menya ko ari byo bituma umuntu noneho atangira kurwara n'indwara. Usanga warwaye umugongo wanze gukira, warwaye amavi yanze gukira, urwaye ibikanu byanze gukira, umutwe wanze gukira. Ibi ngibi ukagira ngo harandi biva, kandi byose biva muri kwa guhora wicaye ahantu hamwe. Rero nimba uri umusaza, nimba uri umukecuru, nimba uri umuntu ukuze, nimba uri muto, ukaba utangira kurwara ibintu by'umugongo udakira, amavi, ingingo, imitsi n'ibindi, menya ko akenshi biba biterwa n'ibyo. Gura igare, ujye ukora ka siporo buri mu gitondo. Igihe ubyutse nywa ibikombe 2 by'amazi, hanyuma wamara kunywa ibikombe 2 by'amazi, nyuma y'iminota nka 30 cyangwa isaha, ujye ku kagare kawe. Igare rya siporo ryo mu rugo, apana ryo mu muhanda. Ryo mu muhanda warikoresha igihe nyine bikwiye, kuko hari igihe i Burayi abantu baba bari mu bihe bikonje cyane, by'imbeho cyane, cyangwa ugasanga bari muri Amerika bari mu bihe by'izuba ryinshi cyane. Muri icyo gihe rero ntabwo uba wemerewe gukorera siporo muri ubwo bushyuhe bwinshi, kuko bishobora kukugirira ingaruka. Ibi ngibi twabivuze muri video
y'ubushize. Ariko ikindi ugomba kumenya nanone icyo ugomba gukora ni uko igihe waba ugiye nko muri etaje, igihe muri etaje ushaka kuva hasi ushaka kujya hejuru, ushobora gukora kuzamuka kuri esikariye aho kujya kwinjira muri ascenseur. Uku kuzamuka muri esikariye bituma utakaza energy, uku gutakaza energy ariko binatuma na za articulation ingingo zawe zikora, ibi ngibi bikaba byagufasha. Ikindi ugomba kumenya ni uko abantu bari i Burayi akenshi babona ibi biryo birimo amasukari ku bwinshi kandi bakabibona ku biciro bihendutse. Ibi rero kubona aya mashokora n'ibindi byose mu biciro bihendutse bituma ibi ngibi byose bikugiraho ingaruka, ukumva ari byo ugomba kurya buri kanya, ugasanga ejo n'ejo bundi biguteye ibibazo bikomeye. Ariko nanone ugomba kumenya ikindi ni uko umuntu agomba kwita cyane ku byo arya, okay? Ukita ku byo urya ariko ukirinda n'imihangayiko. Usanga abantu agira imihangayiko kubera impamvu zitandukanye, kuba kure y'abavandimwe, kuba ari aho yarabuze ibyangombwa. Hari umuntu kuri aho ngaho yarabuze ibyangombwa, ubwo kubura ibyangombwa bigatuma ubura akazi, uku kubura akazi bigatuma uba dependant, okay? Uba dependant nimba uba kwa uncle wawe, nimba uba ku nshuti, nimba uba ku bavandimwe. Ibi ngibi bikagutera stress. Kubera iki? Kubera ko wabuze ibyangombwa, ukabura akazi, ukabura amafaranga, none ugatangira kwibaza uburyo uzasubira muri Afurika, nabyo bikanga. Iyi mihangayiko nanone ikiyongeraho ko ishobora gutuma ubura ibitotsi, wabura ibitotsi nanone nabyo bikagutera ibindi bibazo bikomeye cyane. Usibye ibi ngibi usanga abantu bari i Burayi n'ahandi mu bihugu by'amahanga basinzira nabi kubera akazi kenshi, ariko nanone dufata urubyiruko kubera guhora kuri telefone cyane. Ibi ngibi bishobora kugiraho ingaruka, guhora kuri telefone cyane, kuri computer, kuri televiziyo ureba amafilme atandukanye, inkinamico n'andi makuru atandukanye, ugasanga umuntu amaze umunsi wose ari imbere ya televiziyo cyangwa ari kuri social media. Ibi ngibi rero ugomba kubyirinda, ahubwo ukamenya ko ugapanga amasaha yawe yo kuryama, ukamenya ko tuvuge buri saa moya z'ijoro cyangwa saa 3 z'ijoro ibyo uri gukora byose ugomba kubireka ukajya kuryama, hanyuma ukamenya n'amasaha yo kubyuka. Ibi bigufasha kwiha discipline, kwishyira kuri discipline, kuri gahunda, bigafasha n'umubiri wawe gukora neza. Usibye ibi ngibi ugomba kumenya nuko abantu benshi bagera mu Burayi bakibagirwa ibyo baryaga muri Afurika. Mu by'ukuri muri Afurika tuba dufite ibiryo byiza, ibitoki, ibirayi, ibijumba, amashaza, amadegede, amateke n'ibindi byinshi. Ibi ngibi kugira ubibone i Burayi biba bisaba kujya mu masoko y'Abashinwa, biba bisaba kujya mu masoko runaka ari special, naho ahandi hose usanga ari bya binyamasukari. Abantu benshi rero iyo bageze iyo ngiyo usanga yibagiwe ibyo yaryaga kera, cyangwa akajya birya gake gashoboka kubera wenda usanga bihenze n'ibindi. Icyo uba ugomba kumenya ni uko kuba waragiye iyo ngiyo bitavuze ko umubiri wawe wahinduye icyo umubiri ukeneye. Rero ujya wibuka kurya imboga kenshi gashoboka, cyane ufate mu byo urya bya buri munsi, jya ushyiramo imboga rwatsi, nizo ndi kuvuga. Izi mboga zizagufasha kugabanya umuvuduko ya sukari yinjira mu maraso yawe, bityo bikurinde ibibazo nk'izi ndwara zose z'inzaduka. Ariko nanone ugomba kumenya impinduka z'ibihe, okay? Impinduka z'ibihe, hari abantu baba kure muri Burayi, kure za Finland n'ahandi, aho usanga umuntu amara ukwezi kose, amezi 6 ari ijoro, akaba yamara andi mezi 6 ari ku manywa. Tuvuge nko muri iyi minsi ugasanga mu gice kimwe urimo, tuvuge nk'abantu bari muri Australia, ugasanga bamara igihe runaka ari nijoro. Ugasanga abandi bari muri Finland, icyo gihe bamwe bari muri Australia ari nijoro, bamara amezi 6 babona umwijima gusa. Abandi bari muri Denmark, abandi bari muri Finland, Norvège n'ahandi muri Suède, ugasanga abo ngabo bo bamara ayo mezi 6 yose babona izuba gusa, nta mwijima babona.
Ibi ngibi rero bihungabanya umubiri wawe, bigadistabinga icyo bita horloge biologique, byahungabanya umubiri wawe n'imikorere yawo, bikaba byatuma ubura amavitamine n'imisemburo imwe n'imwe. Ibi ngibi bikaba byakugiraho ingaruka. Niyo mpamvu ku muntu ukuze cyane cyane, igihe muri ibyo bihe byo kubona umwijima gusa, biba byiza kujya kwa muganga bakaguha icyo bita vitamine D. Iyi vitamine D niyo yagufasha nubwo waba utarwaye, bakaguha vitamine D, ifasha amagufa yawe gukomera, igafasha umubiri wawe gukora imisemburo igufasha gukora neza, hanyuma ukirinda izi ndwara z'imivuduko y'amaraso, diyabete n'ibindi byose biterwa akenshi n'uko umubiri wawe wahungabanye n'uba ugikora neza cyane. Ikindi ugomba kumenya ni uko uba ugomba kwirinda guhindura imirire mu buryo butunguranye, ahubwo ukita ku mirire yafasha umubiri wawe, ari nazo za mboga, kurya ibiryo birimo ibinyamavuta byiza nk'amafi, isambaza, amasardine, inyama z'umwijima w'inka n'ibindi byafasha umubiri wawe. Tukaba tugushimiye kuba wadukurikiye, twongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe, ukande kuri like. Nimba hari n'ikibazo ufite cyangwa hari video ushaka ko tuzakwigishaho, tubwire muri comment, turaza kugusubiza nawe utaha. Bye bye.